reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Rayon yacu aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Ku munsi w'ejo nahoze mbona abantu bambaza bati Modric bimeze gute ko uyu munsi utigeze ubasha kuduha amakuru, waba uri amahoro? Reka mbabwire ko ndi amahoro kandi meze neza. Ku munsi w'ejo ntabwo byakunze ko tubaha amakuru, ariko kuri uyu munsi nagarutse. Amakuru mbazaniye nayahe? Turaza guhera ku ikipe y'Amagaju yamaze kugenda ihineguza ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo ari Amagaju gusa, hakurya iyo cyangwa se mu burasirazuba bw'u Rwanda mu ikipe ya Muhazi nabo bagize icyo batangariza ikipe ya Rayon Sport. Igitutu gikomeye kuri Jean Fidel Uwayezu, ibyo byose turakomeza kugenda tubireba. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ariko kandi ukibuka no gukora ku nzogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere udategereje share. Itanga ishaka Claudine, umwe mu bazamu wafashe imikino myinshi, umwe mu bazamu bahaye ibikombe ikipe ya Rayon Sport, kuri ubu ngubu yaseze ku mupira w'amaguru burundu. Turaza gukomeza kugenda tureba no kuri ikipe y'abari n'abategarugori. Ndabizi ko hari abantu bayikunda cyane, mwese rero nimuze kujya kure kugira ngo mubashe gukurikirana byinshi bivugwa mu ikipe yanyu ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Ariko nk'uko mubizi, amakuru yacu tuyahera ku bitekerezo by'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baba bakomeje kugenda batanga bigiye bitandukanye. Turahera kwitwa Muhawenimana Ange. Uyu Muhawenimana Ange yakomeje kugenda avuga ati mwaramutse, Rayon niyo gusengerwa pe, abafana kari benshi kuki mutayiteranya ngo mubone amafaranga yo kugura abakinnyi. Ubu ngubu akaba yitwa Muhawenimana Ange akomeza kugenda avuga ati abafana ba Rayon Sport ko muri benshi kuki mutiteranya ngo mubone amafaranga yo kugura abakinnyi. Uyu nguyu ati kora ku ifoto yanjye, uyu nguyu wende kubona kabisa. Uyu nguyu wundi ati bamwita Iyandemye Jean de Dieu, ati nta Rayon Sport yabayeho ifite abaterankunga nka Rayon Sport y'ubupe, ariko kugura umukinnyi ni ikibazo. Amafaranga abo abaterankunga babahaye bayashyira hehe koko? Nikakomeza kugenda yibaza. Akaba yitwa Iyandemye Jean de Dieu. Uwitwa Habakurama Jean Damascene ati muzatugurira umutoza ushoboye. Ugakomeza kugenda avuga ati turabakunda cyane, muduhe update ziri mu ikipe yacu. Nibyo ngiye kugenda mbabwira. Uyu nguyu kandi akomeza kugenda avuga ati ariko muzatubarize ikibazo abafatanyabikorwa ba Rayon Sport niba babifotoreza kuri brand yacu. Nawe se ni ryari tuzumva ngo Jean Fidel yasinyishije umufatanyabikorwa mushya? Ubu se ko Skol ivuga kuki itagura abakinnyi kandi idasiba gucuruza? Ariko Skol naho mbona mu minsi yashize yiramanta ivuga iti abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose namwe ntago munywa Skol cyane. Nahoze mbona bakomeza kugenda bavuga bati rwose namwe ntago munywa Skol cyane. Uyitwa Rurangirwa Mahari ati Rayon yacu turabemera, nukuri bavuga ngo inzaratsi Rayon izo yaduhaye ziracyakora. Fideli bamureke ntawemerwa na bose. Uyu nguyu kandi yitwa Uwizeyimana Jean Bosco. Uvani Uwizeyimana Jean Bosco ko yari yarabuze. Meze gute Jean Bosco? Ati ese buriya Skol itumariye iki? Ese ko badushinja kutanywa wanywa watsinzwe? Bubaka ikipe ikomeye ibindi murebe. Ibyo nakomeza kugenda babwira Uwizeyimana Jean Bosco ese bigaruka ati rwose Skol nayo ikomeza kugenda ivuga iti abakunzi b'ikipe ya Sport namwe ntago munywa, namwe nimukagire nyine ubwo ngubwo byinshi nyine mukomeza kugenda nyine mubazungu. Ati Ndagijimana Jean Baptiste ati yewe mbona bitarakunda neza. Bari kudutwara abakinnyi bakomeye cyane. Ndagijimana Jean Baptiste niko bibona. Witwa Mushimana Joseph umuvandimwe wita Kofi guturuka mu gihugu cya Kenya, nawe kabisa yanditse message ndende ariko ndaje nyicemo. Ati waramutse musaza, komera cyane mu rw'imisozi igihumbi, gusa natwe ishyanga turaho baraducumbikiye, ariko ntitwirengagiza ko turi abana b'u Rwanda. None rero ndavuga ibintu bibiri, Jean Fidel Uwayezu siwe Rayon, kuko uko
uko yakwigira kose azavaho, ibyo yakoze abishimirwe aceho, n'abandi bakomeze bagerageze bagere ku byiza binarenze ibye. Ikindi abareyo ndani ati abareyo ndani kubarirwa ku myanya barangijeho ni ku gikombe, kandi abakinnyi iyo bahari abafana barinjiza bikaborohera guhemba amaprime. Ese nka komite n'uwuhe musanzu yatanze ngo n'abandi bahereho? Ikindi n'abari abafatanyabikorwa bose n'ibyuka byigendera, kereka niba batanga amafaranga Fideli akayakubita niba batanga urufaranga Fideli akarubika. Naho ubundi Modric mwemere wenyine ntacyo azatumarira, naho uwavuze ngo mwemere wenyine komeza kugenda mbwira tuwemera Jean Fideli wenyine ntacyo azatumarira, naho uwavuze ngo nawe Rushungu aracyamenya iby'umupira, ubu se ntatoza ikipe iruta izi wacu. Ati penalty yarahindutse cyangwa ikibuga yabaye metero 200 aje yadutoza. Komeza kuvuga ati penalty yarahindutse cyangwa se ikibuga cyabaye metero 200 aje yadutoza. Suhuriza Isaac guturuka muri Zambia. Wumve ko umuvandimwe akomeje kugenda gusohoza cyane kabisa, komeza kugenda atanga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye, agaruka kuri Raoul, agaruka kuri Jean Fideli, agaruka ku bafatanyabikorwa, avuga ati rwose abafatanyabikorwa nabo banza ari icyuka, ati kireka niba batanga urufaranga Jean Fideli akikubitira mu mufuka, ati naho ubundi se batumariye iki? Umuvandimwe amusaza kabisa bitakomeza Innocent guturuka mu Isibo Fan Club, ati shishikariza abafana gukanda akanyenyeri kugira ngo tugure Muhire Keve, uziko na Kensi na Mutabaruka bagakanze. Bakomeza kugenda avuga ati Modric bwira abantu ko isoko ryo mu Rwanda ari rito. Kabisa isoko ryo mu Rwanda ryo ntago ari rinini, niyo mpamvu rero abantu bakomeza kugenda bahagarika imitima ati polisi yatwaye ifite amafaranga mu yereke batwara, ariko hanze hari abandi baruta abo ngabo. Ahubwo ikibazo cyo kwibaza ese ikipe ya Rayon Sport izabona amafaranga yo kuba yagura abo bandi, nicyo wenda twakabaye twibaza. Naho ubundi abakinnyi bo barahari. Witwa komeza kugenda avuga ati ariko ubundi twishyize hamwe tukabishyira organisation, abantu 100,000 buri wese atanze abantu 100,000 buri wese atanze 1,000 n'ibyaba miliyoni 100. Tutabariyemo ayabaherwe. Ekipe nka Barcelona zitunzwe n'abafana babo bitwa abasosio. Ni kongo uyu nguyu yabivuga ati kabisa Barca itunzwe n'abafana bayo bitwa abasosio. Witwa komeza kugenda avuga ati APR nayo ni igihuha, nayo amakipe afite ubushobozi yayipapuye abakinnyi bashakaga, si abakinnyi gusa n'abatoza barabatwara, nayo abo ugenda yifuza ntago ari kibabona, nkuko Rayon Sport bifuza mu Rwanda ikababura, na APR bifuje hanze rwose nayo nyine bakomeza kugenda babitwarira. Komeza kugenda avuga ati coach ya Rushungu nahitamo ko yaba directeur sportif kuruta uko yatoza, kuko c'est vrai sélectionneur. Nikakomeza kugenda abibona. Uyu ati komeza kugenda avuga ati coach Robertinho ni mwiza ariko arahenze, agabanyije ku mushahara twakumvikana kuko nawe chômage imumereye nabi. Ati bonjour Modric, nateretseho uziko ndi inshuti yawe, unansuhurize mugenzi Jean Daniel. Kabisa komeza avuga ati suze Daniel mugenzi. Uyu nguyu akaba ari president wa fan club yitwa Rayon Twifuza. Ubwo twakomeje kugenda tumusuhuza cyane, akaba ari umwe mu ba president bazi icyo gukora. Uyu komeza Innocent akaba ari president w'Isibo Fan Club, akomeza kugenda avuga ati elega president wacu nawe agira ishyaka kandi akunda intsinzi. Ati Keve yaritanze cyane aheka ikipe ari wenyine, yayihesheje umwanya wa kabiri yanga agasuzuguro. Ati bonjour Muhire Keve, ari amafaranga arayakwiye rwose, ni muzima. Innocent avuga ati kabisa ati Muhire Keve ari amafaranga arayakwiye. Uyu nguyu yitwa aho banegeye Canisius ati ni ukuri president ari kutubabaza na Keve arayakwiye. Uyu nguyu ati kabisa ati Modric ariko reka mbanze suza abantu bari Juba kabisa, ingabo z'u Rwanda ziri Juba, reka mbasuhuze. Uyu nguyu nawe komeza kugenda avuga ngo iki
reka ndetse iki gitekerezo cyonyine ati Modric kuki Jean Fidel ayobora wenyine abandi bagize komite babahe ikindi. Reka igitekerezo nzakigaruke ejo, reka manze ngaruke mu makuru tubafitiye igitekerezo kigarukaho ejo. Reka makuru yacu tuyahereye mu ikipe y'Amagaju yakomeje kugenda iteguza ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza umukinnyi wayo w'umuwinga akaba akina no muri Mediane, umwe mu bakinnyi batowe nk'umukinnyi mwiza w'ukwezi hano mu Rwanda muri championnat y'ubushize bamwita Rukundo Abdul Rahman. Ikipe ya Rayon Sport rero ikomeza kugenda yifuza uyu mukinnyi. Ikipe y'Amagaju yakomeje kugenda imenyesha ikipe ya Rayon Sport ko igihe yabahaye yakomeje kugenda ikirenza. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ibwira Amagaju yuko igomba kubaha miliyoni 20 bakiyumvikana n'umukinnyi Rukundo Abdul Rahman kuri miliyoni 20 rero bakaba bagabana. Ariko kandi ikipe y'Amagaju ikomeza kugenda ivuga iti by'ikipe ya Rayon Sport yatanze n'ikipe ya Mukura Victory Sport nayo iri gukomeza kugenda itanga amafaranga. Ati rero twe ntago tuzategereza amafaranga y'ikipe ya Rayon Sport tubona tutazi igihe azazira. Niko bakomeje kugenda bamenyesha ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Nabwo ari Amagaju gusa hakurya cyese mu burasirazuba bw'u Rwanda mu ikipe ya Muhazi United nabo bakomeje kugenda bamenyesha ikipe ya Rayon Sport yuko ikomeje kugenda yifuza umukinnyi wayo. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi bita Richard, akaba ari umwe mu bakinnyi beza b'Abarundi. Yakomeje kugenda ibamenyesha yuko amafaranga uyu mukinnyi bagomba kumutanga bona ari miliyoni 20 mu gihe kingana n'umwaka umwe yarasigaje muri ikipe ya Muhazi United. Bakomeje kugenda bavuga ati ko mwaramukoresheje ku mukino wo gufungura Stade Amahoro ntabwo ibyo bihagije, ahubwo dukeneye amafaranga yo kugira ngo uyu mukinnyi tube twamubaha mu mwegukane burundu. Turashaka agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Nabwo ari ekipe ya Sport ko abyete twe turabaha miliyoni 5 ubundi mwimenyere ibyanyu kuko izo miliyoni 20 nago twazigezaho. Ntago ari kuri Richard gusa, reka tugaruke kundi mukinnyi w'umunyarwanda cyase umukobwa kabisa usanzwe ikinira ikipe ya Sport Tangishaka Claudine. Uyu nguyu yakina ikipe ya Sport Men Football Club nyuma y'uko ikipe ya Sport ikomeje kugenda emusezera. Binavuga ko uyu muzamu ariko ari umwe mu bakomeje kugenda basaba ikipe ya Sport ko yamusezera kubera ko n'ubundi yari afite gahunda yo kuba yajya mu bindi muri uyu mwaka muri mwaka dutangiye. Uyu mukinnyi rero akaba arasezeye ku mupira w'amaguru burundu. Numwe mu bakobwa bafashe imikino myinshi muri ikipe ya Rayon Sport ayihesha igikombe cya championnat. Reka tuve kuri Itangishaka Claudine tujye kuri mugabo wita Jean Fidel Uwayezu. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nta kindi gikomeza kugenda kigarukwaho, yakomeje kugenda munabibona no ku biganiro President wa Republika akomeza kugenda akora. Ibyo yakomeje kugenda akora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya leta ndetse n'amaradiyo yigenga cyase amateleviziyo. Mwakomeje kugenda mubona abantu batambutse ibitekerezo bavuga bati ariko Jean Fidel ibyo bimeze gute? Ati nyakubahwa President wa Republika ikipe ya Sport irarembye, ati ikipe ya Sport irababaje, atabakunze ikipe ya Sport turi mu gahinda, turi mu bwigunge. Hirya no hino no ku mbuga nkoranyambaga rero kuri ubu ngubu usanga nta kindi kintu kiri kuvugwa uretse Jean Fidel Uwayezu. Ese ibi ngibi byaba biri guterwa n'iki? Abenshi bakomeza kugenda bona yuko kuba ikipe ya Sport kugeza kuri bitarasinyisha umukinnyi n'umwe aricyo kibazo. Ariko kandi ni mu gihe nabakomeje kugenda baterana bakemera amafaranga. Yago marabyuka ko minsi yashize abagabo bagera kuri 20 bangaye bateranye bemera amafaranga miliyoni 48 kugeza kuri ubu Jean Fidel Uwayezu ntazo baramuha. Abakomeje kugenda batanga n'imbarwa abandi baribanye. Abantu bagakomeza kugenda bibaza bati iherezo ry'ikipe yambara ubururu n'umweru, ekipe ikundwa na rubanda bimeze gute? Kugeza kuri ubu ngubu abakinnyi bagiye batandukanye bafite promesse ko ikipe ya Sport izabasinyisha. Abo yakomeje kugenda iganiriza bagiye batandukanye. Ni mu gihe akomeje kugenda avuga abandi bakinnyi benshi bavugwa abakinnyi bari hanze y'u Rwanda. Tukomeze kugenda tugaruka mu kiganiro cyacu cya kabiri. Reka dukomeze kugenda tubashimira, ariko kandi ku muntu wifuza kujya akurikira ibyegeranyo bivuga ku ikipe ya Rayon Sport cyane ngira ngo wakwibuka gukora subscribe ahantu hitwa kuri Rayon Talent Rwanda. Aho naho kabisa acaho ibyegeranyo bitandukanye by'ikipe ya Rayon Sport. Reka tubashimire. Iyi ni Rayon Yacu TV, ngemba ndi Modric amakuru ikipe ya Sport ntuzigera uyaburusha. kuba natwe muri groupe yacu WhatsApp wanyandikira kuri 0788444591. Reka tubashimire, Imana ikomeze kugenda ibaho umugisha muhahe muronke. Kahajura hombe ngarambi